Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkutanye ibisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe. Rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu ajye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota ugiye mu kizamini cyakozwe. Nawe wifuza ko twagufasha, wifuza ko za perime provisoire, twandikire kuri WhatsApp ni 078 0211 466 cyangwa se uduhamagare kuri 072 688 5540. Nawe ushaka kwihugura nk'uko ikizamini cye kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa3ibyapa.com ufungure konte wihugure ku minota 20 system ikosore guhereza ibyo kwiga mu gihe gito nawe ugane intsinzi mu gihe gito. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoreza ushobora kwihugurira, aho ushobora kwigira nawe ugane intsinzi mu gihe gito. Wakiga mu cyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, mbega igihe gito cyose gishoboka wabisanga kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. Ushaka gusoma igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi, nyarukiraho urabisangaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Icyongereza, yewe ndetse n'Igifaransa. Mbere yo gutangira utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo uzasore ikizami uzajya utibona bikoroheye utiri ujya gushakisha. Hano cyose cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ni uruziga, umuzenguruko ni uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese ukibona iki cyapa kikubwira iki? Ni uruziga, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru, ishusho cyangwa se ikirango cy'umukara. Ukibona iki cyapa kikubwira iki? Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Twandika agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Uburemere ntarengwa bwemewe ni toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Twandika agapapuro kacu. Ese we nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibona iki cyapa kikubwira iki? Twandike no kuvuga ngo ukibona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga icyo kikubwira kirakubwira yuko aho hantu hatanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Igisubizo ahangaha ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Twikomereza n'ikibazo cya kabiri ravuga ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki ushobora gukora ukibona kiriya cyapa cya mpande 3 kiburira giteretse mu muhanda? Wakora iki? A. Hagarara utegereza amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukagumana umuvuduko wari ufite. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Twandika agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni uguhagarara ugategereza amabwiriza cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Ni ukukireka ukagumana umuvuduko wari ufite ugakomeza. D. Ni uguhagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yuko ukomeza. Twandika agapapuro kacu. Ese we nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibona icyo cyapa mu muhanda cya mpande 3 kiburira wakora iki? Ikintu uba ugomba gukora rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nuko uba ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Igisubizo ni B. Ugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Twikomereze na gatatu turavuga ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba gukubahiriza ibikurikira. Ese ni ibiki tugomba kubahiriza igihe tubonye ko hari umuyobozi wundi w'ikinyabiziga ushaka kutunyuraho? Niki tugomba kubahiriza? Niki kigomba gukora cyangwa se kigomba gukorwa? A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na B, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese niki tugomba gukora? Ese ni ukwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda
cyangwa ni B ni ukongera umuvuduko, cyangwa ni C ni uguhagarara, cyangwa ni D and B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro kacu, ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ubonye ko hari undi muyobozi ushaka kukunyuraho yagukurikiye, ushaka kunyuraho, ikintu uba ugomba gukora ni uko ugomba kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, uriya muntu akagutambukaho nta nkomyi cyangwa se nta cyago. Ni ukwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, uriya muntu akagutambukaho cyangwa se umuyobozi ugukurikiye akagucaho nta nkomyi. Twikomereze n'ikibazo cya kane, kandi iravuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagarara? Ese nk'abayobozi b'ibinyabiziga ni iki twakora igihe tubonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagarara? Twabonye ko otobisi ni biriya binyabiziga bitwara abanyeshuri, bariya abana b'abanyeshuri. Ese ni iki twakora igihe tubonye iri kuva aho yagenewe guhagarara? A. No gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza uriya muyobozi wa otobisi. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Twandike agapapuro kacu, ese we urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. No gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Twandike agapapuro kacu, ese we urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka otobisi igakomeza nawe ukabona kugenda. Igisubizo ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze nawe uze kubona gutambuka. Twikomereze na gatanu. Gatanu iravuga ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni iki ngombwa cyangwa se ni ibiki biri ngombwa kumenya? Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni iki ugomba kumenya mbere yuko unyura ku kindi kinyabiziga? A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Ugomba kumenya ko nta kindi kinyabiziga kiguturutse inyuma. B. Ugomba kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ko ikinyabiziga kiguturutse imbere gishaka guhindukira cyangwa se gishaka gukatira ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ko nta kindi kinyabiziga giturutse inyuma. B. Ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ko ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike mu gapapuro kacu, ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike ese ni A, B, C cyangwa ni D. Ni ukuvuga ngo mbere yuko unyura ku kindi kinyabiziga, ikintu cya mbere uba ugomba kumenya nuko ugomba kumenya ko umuhanda ubona neza ukanitondera no kunyuranaho, kubera yuko ntabwo twemerewe kunyuranaho igihe tutari kubona neza imbere yacu. Ubwo rero ugomba kubanza kumenya ko umuhanda uri kubona neza, cyangwa se wowe utwaye ikinyabiziga uri kubona neza mu nzira, ukaba wemerewe kuba wanyuranaho. Ariko igihe ubona ko umuhanda utari kubona neza, ntabwo wemerewe kunyuranaho kuko bishobora guteza icyago cyangwa se impanuka itateganyijwe. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko ari irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuhe muvuduko? Ese urenze mu nsisiro, twabonye ko mu nsisiro ari ahantu hava urujya hari uruhure rw'abantu benshi, cyangwa se ahantu hari abantu benshi mu gasantere, mu tawuni, cyangwa se abo bavuga ngo ni mu gasenta. Urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa biburira iburyo bwawe bimenyesha ko hari irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuhe muvuduko? Ese tuhasanze ibi byapa uko ari bibiri, twagendera kuhe muvuduko? Ese ni umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha? B. Kilometero 50 mu isaha? C. Kilometero 80 mu isaha? Twandike agapapuro kacu, ese urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. Kilometero 70 mu isaha? B. Kilometero 50 mu isaha? C. Kilometero 40 mu isaha? D. Kilometero 80 mu isaha? Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo kino cyapa cya mbere icyo kirakubwira yuko utemerewe kurenza kilometero 30 mu isaha. Kikaba gifite icyapa cy'inyunge kikubwira ko hari imirimo y'ubwubatsi iri gukorerwa mu muhanda, cyangwa se hari imirimo iri gukorerwa muri uwo muhanda.
hakabaho icyapa cya kabiri, ubwo watambutse icyapa cya mbere ugikurikiye ku cyapa cya kabiri. Icyapa cya kabiri kirakubwira ko ari iherezo ry'ibyabuzwaga byose, ni iherezo ry'ibibuzwa byose. Icyapa kikagira icyapa cy'inyunge kivuga yuko ari iherezo ry'imirimo y'ubwubatsi yakorerwaga muri ako gace, iherezo ry'imirimo y'ubwubatsi yakorerwaga muri ako gace. Ese ukimara kubona ibi byapa uko ari bibiri, ukava ku cya mbere ukajya ku cya kabiri, nigi cyangwa se wagendera kuwe muvuduko muri iyi mivuduko batubwiye hepfo, A, B, C cyangwa ni D? Twandike. Ni ukuvuga ngo tukimara kubona biriya byapa, umuvuduko tuba tugomba kugenderaho ni kilometero 80 mu isaha, byibuza ni kilometero 80 mu isaha. Igisubizo ahangaha ni D. Twikomereze na karindwi. Mbonera kwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukagushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, ukajya ubona ibizamini biba byagiye bikorwa umunsi ku munsi, nawe ukihugura ukagana intsinzi mu gihe gito. Cyangwa se ugakoresha uburyo bw'ibyapa.com, aho reba muri comment, ni comment yawe ukanda kuri iyo link ikaguha akakohereza aho ushobora kwihugurira, ushobora kujyaho ugakora amateste ku minota 20, system ikazajya ikosora ikaguhereza ibindi byo kwiga, igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure, nawe ukagana intsinzi mu gihe gito. Iyo ugize ikibazo uranyandikira kuri WhatsApp nkagufasha kugira ngo nawe ugane intsinzi mu gihe gito. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara, stop, n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira, ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese wowe ubona ari iyihe mpamvu hari icyapa cyo guhagarara ahangaha? A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Abenshi bakunda kumbaza ngo umuhanda cyangwa se isangano rikoze inyuguti ya T cyangwa inkoma nikoze inyuguti ya T. Murabona uyu muhanda uwurebye neza dushingiye aho iyi modoka yacu ihagaze bikoze inyuguti ya T. Hari icyapa rero kiba gihari kigaragaza ko ari inkomane ya T cyangwa se ari aho imihanda ihurira, ariko bikaba bikoze inyuguti ya T. Ahandi rero naho hari igihe biba bikoze inyuguti ya ya. Ubwo rero ni imihanda bimeze gutya, nicyo baba bashatse kuvuga. Imbere aho uri kwerekeza hari umuhanda ukoze inyuguti ya T, cyangwa se ni mu isangano cyangwa naho imihanda ihurira. Nekereza ko igihe wahuye n'icyo kibazo kimeze gutyo kitazakunanira, kubera ko umunsi ku munsi tugenda tugisobanura. Twikomereze n'ikibazo cya 8. 8 uravuga ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda tuba dutegetswe kubaha? A, ni umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A, ni umukozi umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi cyangwa se umuntu ubifitiye ububasha, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, ni umukozi ubifitiye ububasha. Igisubizo ni C, ni umukozi ubifitiye ububasha. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuga iki? Ese nk'umuyobozi w'ivatiri ukibona iki cyapa kikubwira iki? A, kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B, nta burenganzira cyima mu gihe gikurikizwa n'ibinyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 kurengaho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese nk'umuyobozi w'ivatiri kiriya cyapa kikubwira iki? Ese ari cyo kikurebaho? Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha? Cyangwa ni B, nta burenganzira cyima na bumwe
mu gihe gikurikizwa gusa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 kurengaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ni ukuvuga ngo nk'umuyobozi w'ivatiri, iki cyapa ubundi mu busanzwe iki cyapa kiratubwira yuko nihanyurwa n'ibinyabiziga birengeje toni 5. Rero nk'umuyobozi w'ivatiri, ahangaha igisubizo ni C. Ntacyo bindebaho nk'umuyobozi w'ivatiri mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Igisubizo ni C. Ntacyo twebwe nk'abayobozi b'ivatiri biba bitureba, gusa biba bireba ku bafite imodoka cyangwa se ibinyabiziga bipima toni 5 no kurenga. Twebwe rero ntacyo biba bitureba nk'abayobozi b'ivatiri. Twikomereza n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoruke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Ese iryo tara rigomba gushyirwa hagana he? Ese iriya tara rishyirwa hehe? Buri modoka cyangwa buri rumoruke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Ese iryo tara rigomba gukurikizwa cyangwa se rigomba gushyirwa ahagana he? A. Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Igisubizo ni B. Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya 11. Mbonera kwibutsa ko twabazaniye urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi. Nk'uko ikizamini cyo kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google yawe wandikemo wa3.ibyapa.com cyangwa se Nkotanyi Driving School, cyangwa urebe muri comment. Ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwihugurira ku minota 20. System ikagiye gukosora ikaguhereza ibyo kwiga, iyo ugasubiramo n'icyo kizamini ubishaka, ugakora ibizamini byose wifuza ku munsi. Wakora 100, 20, 30, 100 bitewe n'umubare w'ibyo wifuza gukora. Wabisanga kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. Impamvu mbashishikariza kurukoresha cyane ni iyihe? Impamvu ya mbere nuko ku munsi hakorwa ibizamini byinshi. Kimwe tukabishyira hano kuri YouTube, ibindi tukabishyira kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. Ikindi cyongereyeho, impamvu mbashishikariza kurukoresha ni iyihe? Kubera yuko uba wagiyeho ukakosora ibizamini byinshi biba byagiye bikorwa. Iyo ugiye ku kizami nta kibazo na kimwe cyuko iminota yagufata, cyuko wasoma buhoro, kandi ko hari n'ikibazo gishobora kuba cyakunanira bitewe nuko byose uba byaraciye mu maso yawe, uba warabibonye. Rero biba byiza kujyaho ukihugura mu gihe gito ukagana intsinzi. Wafata abonoma y'icyumweru kimwe, ibyumweru 2, yewe n'ukwezi kumwe, nawe ukajyaho ukiga igihe icyo ari cyo cyose ushakiye, mu gitondo, saa sita, nimugoroba, uko ubonye akanya ukajyaho ukiga, ukihugura, ukagana intsinzi mu gihe gito. Igihe ugize ikibazo wibagiwe ijambo rya ry'ibanga, gufungura konti byagoye, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe nawe ugana intsinzi mu gihe gito. 11 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibona iki cyapa kikubwira iki? Ni mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara cyangwa se mu ishusho y'inka. Ese ukibona iki cyapa kikubwira iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Twandike papuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Ni akayira k'amatungo. Twandike papuro kacu. Ni ukuvuga ngo ahangaha igisubizo ukibona iki cyapa icyo kikubwira, kirakubwira yuko ari akayira k'amatungo. Ariko nanone iki cyapa hariya iyo harimo ishusho y'inka bashyizeho inyamaswa, akanyamaswa tuvuga ati wenda harimo, akenshi bakunda gukoresha ishya. Iyo bashyizemo kariya kanyamaswa, icyo gihe aba ari akayira k'inyamaswa. Rero amatungo aho ngaho biba bitandukanye. Inzira y'amatungo cyangwa se akayira k'amatungo haba harimo inka, ariko iyo bavuze inyamaswa, icyo gihe ni igihe bashyizemo ishya, haba harimo ishya. Nanone ku bantu benshi bakunda kugira ikibazo, hari ikindi cyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe. Inzira y'amatungo itegetswe ntabwo ari iki cyapa, ni ishusho y'uruziga
mu buso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, harimo ishusho y'inka mu ibara ry'umweru. Rero icyo cyapa cyo kivuga ishusho y'amatungo itegetswe, urumva ko gitandukanye n'iki ngiki nanone. Aka ni akayira k'amatungo, ntabwo ari inzira itegetswe, oya, akayira k'amatungo gategetswe cyangwa se inzira y'amatungo itegetswe niyo ngiyo mbabwiye y'ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umweru cyangwa se mu ishusho y'inka mu ibara ry'umweru. Icyo gihe rero nuzakibona cyangwa se nuzakikubaza uzamenye kubitandukanya uko ari ibyo byapa uko ari bitatu. Twikomereze rero na 12 ravuga ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese iyo ririya itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese rishyirwa hehe? A, kuri buri nzira. B, hagati y'amasangano. C, iburyo bw'amasangano. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, kuri buri nzira. B, hagati y'amasangano. C, iburyo bw'amasangano. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro, iryo tara ahantu riba rigomba gushyirwa. Hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Rishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Igisubizo ni A na B. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose, niyo mpamvu duhisemo C, nako D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari kuri buri nzira, naho B katubwira ko ari hagati y'amasangano. Twikomereze na 13 iravuga ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Ese ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda nk'aha ngaha cyangwa se muri iyo situation harimo inkomere, ni iki kintu cya mbere uba ugomba gukora? A, gusohora inkomere mu kinyabiziga. B, kubaha icyo kunywa. C, kumenyekanisha impanuka no guhamagara ubutabazi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni ugusohora inkomere mu kinyabiziga. B, ni ukubaha icyo kunywa. C, ni ukumenyekanisha impanuka no guhamagara ubutabazi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo ukigera hariya hantu habereye impanuka, ikintu cya mbere uba ugomba gukora nuko uba ugomba kumenyekanisha impanuka ndetse no guhamagara ubutabazi. Igisubizo ni C, ni ukumenyekanisha impanuka ndetse no guhamagara ubutabazi. Twikomereze n'ikibazo cya 14 iravuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoruke zikuruwe n'ibinyabiziga cyangwa se ibyo binyabiziga, ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ntibushobora kurenga ibi bipimo? Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoruke zikuruwe n'ibyo binyabiziga, ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ntibishobora kurenga ibi bipimo? A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari nakuka cyangwa se narengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari narengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Hano ni ukuvuga ngo igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, naho B katubwira yuko ubugari ntarengwa budakuka ari metero 2 na santimetero 50. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose, niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 15 mbonera kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe, nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu. Indangamuntu ubwayo, indangamunzi, ikarita ihabwa umunyamahanga ukeneye serivisi zo mu Rwanda, ibindi byose ntabwo byemewe. Pasiporo, fotokopi, igisimbura indangamuntu, ifoto yayo ntabwo byemewe. Ni indangamuntu ubwayo. Mbona no kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo tukuzora ikizami uzajye kibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. 15 iravuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoruke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo kwitegura kumunyuraho. Ese iryo tara rifite amabara akurikira. Ese risa gute? Mu by'ukuri iki kibazo ukibonye wakoze ikibazo twabonye hejuru kijya kumera nk'iki ngiki, iki kibazo ntabwo cyakunanira. Ahangaha bari kutubaza uko iryo tara riba risa, ariko muri icyo kibazo twabonye hejuru
muzamuke muraza kubibona mu bibazo bya mbere ho baba batubwira n'iryo tara bararitubwira, ariko aha bakangira bakakubaza ese iryo tara riba risa gute. Buri modoka cyangwa buri rumoruke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso yitegura kumunyuraho. Ese iryo tara rifite amabara asa gute? A. Umuhondo. B. Icyatsi kibisi. C. Umweru. D. Umutuku. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni umuhondo. B. Icyatsi kibisi. C. Umweru. D. Umutuku. Twandike papuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni icyatsi kibisi. Ahandi batubazaga aho rishyirwa, ariko ahangaha bari kutubaza noneho ko risa. Mu by'ukuri ikibazo uwakoze icya mbere iki ngiki ntabwo cyamunanira. Urumva yuko aha bari kutubaza ibara kandi hejuru ni nabwo ibara bari baritubwiye. Rero ibara riba risa n'icyatsi kibisi. Igisubizo ni B. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandika papuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike papuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ayitubwira yuko ari ibinyabiziga ndakumirwa, na B katubwira ko ari ibinyabiziga bikora ku mihanda. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbonera kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku izamini tukiragiza Imana, twava no ku izamini tugashimira Imana yaba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cyongereho tukagerageza kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo ugiye gukora cyose bizera yuko biri bugende neza kandi ko biri bushoboke. Ugiye kuzana provisoire yawe, ugiye kuzana perime yawe, polisi yakubikiye. Niba ugiye ku kizamini ugiye kuzana intsinzi, apana ntabwo ugiye kugerageza amahirwe. Oya, twe ntitugerageza amahirwe, ahubwo turakora bikagenda neza kubera Imana, ndetse no kwiga cyane tuba twashyizeho umwete umunsi ku munsi. Ntekereza ko nta muntu n'umwe ushobora guhura n'ikibazo ku kizamini bitewe n'uko atize neza, kubera ko twabashyiriyeho uburyo bwinshi bwagufasha kwiga kandi mu gihe gito. 17 iravuga ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru, kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira cyangwa se abagomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira. Ese ni ibipimo bingana gute by'ubugari? Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru, kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira byibuza akayira gafite ibipimo bikurikira by'ubugari. Ese ni ibipimo bingana gute? A. Agomba kubasigira byibura metero 1. B. Agomba kubasigira byibura metero 2. C. Agomba kubasigira byibura metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 1. B. Metero 2. C. Metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo byibura umuyobozi aba agomba kubasigira akayira gafite ibipimo bikurikira cyangwa se ibipimo bingana na metero 1 z'ubugari. Igisubizo ahangaha ni A. Ni metero 1 z'ubugari. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 iravuga ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma namenwa cyangwa ikindi cyose gituma bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntibishobora cyangwa se ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ese ruriya ruhushya rutangwa na bande? Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu,
ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa na bande? A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu. C. Minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu. C. Minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu. Niwe ufite uburenganzira bwo gutanga cyangwa se niwe uguhereza uruhushya rudakuka rwo kuba wagenda mu muhanda ufite ikinyabiziga kiriho amantibare cyangwa se ibindi bintu byuma ntamenwa bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa se mu kwitabara. Igisubizo rero ahangaha ni B. Twikomereze n'ikibazo cya 19 mbonera kwibutsa ko twabazaniye uburyo bwinshi bwagufasha kwiga kwihugura mu gihe gito kandi ukagana intsinzi. Uburyo bwa mbere ni ukwigira kuri telefone yawe mu buryo bwa WhatsApp, aho twandikira tugushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, ukajya ukora amateste, ukajya ubona ibizamini byagiye bikorwa nawe ukagana intsinzi mu gihe gito. Uburyo bwa kabiri nuko ukoresha urubuga cyangwa se system cyangwa benshi bakuvuga ngo naka application ariko ni website, aho ujya kuri Google ukandikamo wa3ibyapa.com ugafungura konti ukazajya wihugura ku minota 20, system ikagukosora ikaguhereza ibyo kwiga, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure, ibintu byose byagufasha kugera ku ntsinzi. Wabisanga urwo rubuga rw'ibyapa.com reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri link irakoreza ushobora kwigira, ashobora kwihugurira mu gihe gito. Iyo ugize ikibazo uranyandikira kuri WhatsApp ngufasha. Uburyo bwa gatatu no kwigira mu ishuri. Muri make uburyo bukoroheye bwose nibwo utubwira, uratwandikira kuri WhatsApp ukatubwira uburyo bukoroheye, akaba ari bwo buryo twagufashamo nawe ukagana intsinzi mu gihe gito. 19 iravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira ya metero 20. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira byibura mu ntera ya metero 20. A. Ni amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ipikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ingana na metero 20. Ibyo binyabiziga ni velomoteri. Ikinyabiziga cyangwa se velomoteri nicyo kinyabiziga byibura gishobora kugira cyangwa kugira ihoni ryumvikanira byibura mu ntera ya metero 20. Ahangaha igisubizo rero ni B. Twikomereza n'ikibazo cya 20 ano kibazo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kiravuga ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ibikibiziga bibiri bibujwe cyane cyane ahakurikira. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujwe ahakurikira. A. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B. Hafi yaho abanyamaguru banyura. C. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B. Hafi yaho abanyamaguru banyura. C. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D. Ibisubizo byose nibyo cyangwa se ni ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ni hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi yaho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Aho hantu tubujijwe kuhanyuraniraho cyangwa se kuba twanyura ku bindi binyabiziga turi aho hantu. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Amahirwe masa kuri buri umwe wese ufite ikizamini. Ndagushimiye cyane wowe warebye video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana iguhe umugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga, kutugurira fanta, amazi, amata. Mwarakoze cyane. Imana basurize aho mwavanye. Wowe dusabira umugisha umunsi ku munsi, wowe dusengera umunsi ku munsi, wowe dusabira intsinzi, wowe dusabira kugera kure. Imana ikubire karindwi kubyo utwifuriza. Wowe wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis provisoire, ukeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 466 cyangwa se duhamagare kuri 082 688 5540. WhatsApp kuri TikTok ni Tichankotanyi, Instagram Tichankotanyi, na Facebook ni Tichankotanyi, na Twitter yo X ni Tichankotanyi. Munyarukireho hose mukore follow kugira mujye mubona amasomo gufite ucisha umunsi ku munsi. Ushaka kwihugura
nkuko ikizamini cyo kimeze kuri polisi. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza ushobora kwigira, cyangwa ujye kuri Google wandikemo wa3ibyapa.com nawe ufungure konti wige mu gihe gito. Bikugoye wafunguye konti bikakunanira wibagiye ijambo rya ry'ibanga, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe kugira ngo nogane intsinzi mu gihe gito. Ni karibu rero umuryango w'abatsinda, ndabakunda cyane, muhorana Imana n'amafaranga kandi menshi.